mwili weneza abateza batwi lujigana tuyonga opitu uyuni wa mwana mwiza tuganira maze nkabagezaho imigani imivugo ndetse n'imyandiko mu rurimi rw'ikinyarwanda harimo n'imigani yakoreshwaga mu bitaramo cyane cyane kuri radiyo cyangwa ababyeyi bataramye bacira abana babo imigani. So nimwigire hino maze mbacire umugani, mbasomere umugani wa Nyange na Nkuba. So nimutege amatwi mwumve. Habayeho umugabo akitwa Nyange, akaba umuntu w'umutunzi cyane, yari afite inka nyinshi. Umuntu umwe ashora inka ze, ageze ku iriba asiga icumu n'igicuba haruguru y'iriba, ajya guhanagura ikibumbiro. Ntageze ku kibumbiro, umugabo Nkuba aturuka ku ijuru ati pa, atwara icumu rya Nyange n'igicuba cye. Nyange agiye kureba aho yasize igicuba cyo kudahirira inka, asanga cyaragiye kera. Arumirwa, yicara hasi yibaza uko abigira, uko ari bugire. Mu gihe akibaza uko ari bugire inka ze, abona igikona kiratungutse kiramubwira kiti mbe Nyange ko wigunze wabaye iki? Nyange kibwira ibyako yagize. Igikona kiti Nyange ndetse ningutuma uragenda uvuga ngo iki? Igikona kiti ndagenda ngira nti Nyange ati igendera singutumye. Aza gutunguka umusambi, ubaza Nyange impamvu itumye yigunze by'umuntu wumiwe. Nyange amubwira amakuba yagize. Umusambi uti ntuma. Nyange ati ese uragenda uvuga ngo iki? Umusambi uti ndagenda ngira nti wa. Nyange ati igendere. Haza inyoni zose zikomeza kubisikana zisimbuza zimubaza kwa kundi nikamubwira uko ziri buvuge, zirahetura. Inyoni zose zimaze guhetura, haza inyamanza ibaza Nyange ikimuteye agahinda. Abwira inyamanza ati ese ningutuma uragenda uvuga ngo iki? Inyamanza iti ndagenda mvuga nti ye Nkuba ya Sekaringa yari yaragiye igiye kuraguza, nkubise bukunze kuraguza nsanga zagiye, shikuza agafunzo Nyamunege n'akanaziyo zarengeye, rwakura rwabicinigiri iyo mbaraga yambaruye imbavu, ngo nzaba umwami wa Nyoni ntanga urusubije umuyanguru yoyoma, wewe curubwe ntaribwe. Agacuba ka Nyange, agacuba ka Nyange, inka za Nyange zaguye inyuma. nuko Nyange abwira inyamanza ati genda nubinzanira ndaguhemba. Inyamanza iragenda no kwa Nkuba, ihagarara ku gikingi cy'irembo ivuga ubutumwa buko yabuvuganye na Nyange.
kwa Nkuba bayumvise bararakara, inyamanza baragisiga baragica baragita. Inyamanza igeze aho bayitaye irongera isubira mu magambo yayo, bagira umujinya barongera barayica noneho barayanika, imaze kuma baragisya, ifu bayituba mu mazi barayamena. Bibi by'ubusa irongera irazuka iraguruka isubira muri ya magambo. Nanone baragica baragisya barangiza ifu bayiha abana ngo bagimwe ngo itongera kuzuka. Inyamanza irongera irazuka isubira muri ya magambo, nuko babuze ukundi bayigira babwira Nkuba bati dore nta kudutagize aho bigeze atanga ibintu by'abandi twikize kabutindi iriya ituvira. Nuko Nkuba ava ku izima aha inyamanza ibintu bya Nyange, inyamanza irabijyana ibishyikiriza Nyange. Nyange abibonye arishima cyane kandi ashimira inyamanza, arayibwira ati kuva ubu nguhaye uburenganzira ntihakagira umuntu kwica, ngo nicyo gituma na n'ubu nta muntu utinyuka kwica inyamanza. Nguko sinjye wahera umugani, ariko bantu b'Imana tujye twirinda guhemuka, guhemukira ikiremwamuntu. Mugire amahoro.